so kuri uyu munsi twabazaniye abatumirwa bagiye batandukanye muraza kuza kuduha ku murongo kuri nimero ikurikira muri kubona kuri screen muraza kuduhamagara twabazaniye abatumirwa muri sinema n'abanyamakuru batandukanye ubwo muze kubonerana ngo muze ushatse kuba iki kiganiro kirimo abanyamakuru benshi oya harimo njye n'umunyamakuru natumiye kuko ndi umunyamakuru nawe uri umunyamakuru abakunzi b'ikiganiro amamara business show ngira ngo ikiganiro ni akagaruka sibyo kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ushatse kuvuga nago dusiba mwa muri kumwe na Amani gusa mpinduranya abatumirwa ewana nawe aho uri hose ngwino ngutumire aho uri hose ngwino ngutumire zana ibikorwa byawe tubyerekana unababwira ko nibadukumbura baza kudutuma numva ushaka abangaba nyine icyo nakongeraho mbasezera nimero ni yayindi ku bantu batayanditse 078 8 01 41 3 cyangwa 072 5 4 3 ukeneye gukina filimi cyangwa wandika nibyo ku byo twagiye tuganira rero byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo kuba twaganire ku bijyanye n'abapasiteri sibyo ibyo abapasiteri ni ibya abapasiteri nawe mukristo ibyawe ni ubukristo bumukristo ku mutima wawe ubumukristo kandi wumve amateraniro haya babyita mu giteraniro uvuga ko igiterane wumve abakwigishije ntabwo ari igiterane iteraniro ryera abapasiteri ntago bose ari uko bameze sibyo abo bapasiteri twanakweretse aho baba bagize ute babogamiye wa mupasiteri wo mu dukaritsiye umwe nyine wa undi nawe uri kubyumva akenshi na kenshi mubamona bazi by the way ntago wafata umuntu wo muri karitsiye wanyu ngo ni umupasiteri uzi ko atarigeze nigana Bibiliya kugira ngo pasiteri hari inzira bicamo iyo nzira rero mu gihe uwo muntu uzi atanayubahiriza fata ingamba aho guhomba byinshi ahubwo egera babandi bafite ububasha bagusengere suko twavugara tunibutsa n'abantu bose ko kuva kuwa mbere sibyo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu tuba turimo turaganira ku bijyanye na entertainment muri kino kiganiro niyo mpamvu tubazanira abatumirwa bajyanye muri sinema umuziki muzima busanzwe tunagenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye ariko uyu munsi hari ikintu nshaka kubwira ku byo twaganiriye by'ubuzima bwo mu cyaro n'ubuzima bwo mu mujyi twababwiye abantu bagiye batandukanye mu cyaro no mu mujyi umuntu wo mu mujyi uko yaba ameze kose niyo yabayeho mu buzima bubi aba ahangayika cyane kurenza wa wundi wo mu cyaro kuko buriya niba ari umwuga woroshye cyane ni umwuga wo guhinga izi mpamvu ntabwo koroshye ko ntabwo nzi guhinga dore impamvu nabikubwira sibyo ntabwo nzi guhinga ntabwo nabangoroshye nabuze guhinga buriya guhinga iyo uhinga imvura igwa sibyo iyo uhinga imvura igwa ureza cyo ni cyambere kandi buri umuhinzi avunika ako kanya sibyo iyo ahinguye biba birangiye yafite ubutaka bwiza ariko niba uzi cyangwa uzi ngo mu mwuga wa mbere woroha kubera kuri kundeba kuri televiziyo yawe ukavuga ati buriya mani yarakize n'itangazamakuru jya mu cyumba iwawe numara iminota 20 muravuga y'abantu uhita umuhamagara uvuga ati kabisa warakize abantu bazi ngo umunwa ntubabara iyo dusohoka mu biganiro twumva twapfuye wumye mu kanwa nawe tekereza ku marisaha n'igiciro muravuga ko kazi rero karavunanye kandi wibuka ko tuba twanagiye no kubishaka bya bindi turi buvuge nta kazi koroshye kabaho akazi koroshye numara gupfa kazaba koroshye sibyo siko bishatse kuvuga uburuhutse uraba ko umuntu aruhutse uburuhutse reka rero tunabasezera nari kumwe na Kamikazi Jean d'Arc okay na pasiteri Nshimiyimana Elisa njyewe ni ibisanzwe ndi igiti kitikoraho sibyo ndi mitata mitereza ibyago by'imihimbano niko gizirika kunzira hagati gateye pasi umwana mizi pasi karenzaho ubuzima busanzwe kubera ko buriya duturuka mu muryango w'abami buri Nyanza sibyo Nyanza tuba dufite ahantu dukomoka sibyo umuntu akubwira ati ndigasigi iminsi iragura kazi n'ama batazi bandamwiri ubugendo usuhuza abantu inzira zose reka dusezerere ikiganiro mwakomeje kumbaza kizahita ku munsi wo kuwa gatatu
ubyumve ambasaderi nimero 4 yakomeje yabaye nimero 4 gatanu ubwo yabaye 4 gatanu 4 5 sibyo 4 5 frank tuzatangira kuwa gatatu ku isaha ya saa 11 kugera ku isaha ya saa 12 sibyo ni uko nguko kizaba kimeze ndabasezeye mu izina ry'abami yego mu izina rya Yesu nawe nawe ubutaha rero umugoroba mwiza bye bye ciao